none bisobanuye ko kuva twamaze kubona itangazo noneho ryemeza ko Willy Ngoma yapfuye. Ubu nibwo dushobora cyangwa se abantu bakwiye kuba bategereza bakavuga bati nibyo yarapfuye bimaze kuba officiel, ariko se noneho azashyingurwa ryari? Icyo nacyo ni ikintu cyo gutegereza. Nicyo kizakurikiraho abantu bakabimenya ko ibindi byose byaba ari ibihuha. Muri make abagiye batangaza ko Willy Ngoma yashyinguwe ibyo babyibagirwe ndetse nta n'ibyigeze bibaho, kuko birumvikana umuntu ari gushyingurwa bataranatangaza ko yapfuye se. Bari gutangaza ko yashyinguwe nose batangaza yuko umuntu yapfuye kandi uwo muntu yarashyinguwe? Ntabwo bishobora gushoboka nanone. Ntabwo bakitwa FDLR. Yego. Kuko nuwe ngo FDLR wa mutwe w'iterabwoba. None bashaka kuwuhindura. Bahise bazana abagabo batatu bo kuriyobora. Hariho uriyoboye perezida waryo ni Jean-Luc Habyarimana. Yego. Akungirizwa na Kayumba Nyamwasa. Ari uyoboye ryasaka rya RNC. Yego. Akaza Himbara. Nundi wahoze mu shakara rya bita P5. Yego. David Himbara se? Witwa David Himbara? Yego. Ndamuzi. Ikindi amakuru ahari. Yego. Nuko abo kugira ngo bazemo bakozwe lobbying na Kongo. Arawe yagihereza miliyoni y'idolari. Uwo perezida Jean-Luc kwangwa bizemo bamaye miliyoni y'idolari kimwe na Kayumba na Himbara bari kuriye, ariko bakabaragiye barobinga n'abandi hirya, aho bivuga ko n'uwitwa Badrama nawe ashaka kuharangwa 50 ahabwa by'idolari 50 by'idolari kugira ngo n'amakuru kugira nawe joining ko nawe ibyo hurira ririmo 50 by'idolari kuri Badrama. Bobo nyine bagiye barobinga n'abandi bose basa nkaho bari bafite izina rikomeye muri social media. Yego. y'u Rwanda cyangwa se mu rubyiruko rw'u Rwanda, bakaba ari abantu bari famous bazwi. Ikintu cyazo cyitwa FDLR ubu ngubu cyabaye FCLR. Icyo cyo uragihuza gute? Kuko urumva n'ukuyobya uburari nubwo bwose abantu ari babandi, ariko cyari FDLR guhinduka FCLR no kuyobya uburari. Ariko AFC 23 mu ntambara ihora irwana buri gihe, ihora inarwana n'abantu baba FDLR banafitanye ikibazo n'igihugu cyitwa u Rwanda. Ese ubu noneho ibyari FDLR ko bihindutse FCLR ku ruhande rwa AFC 23 byo barabitwara gute? Barabyitwaramo bate? Barakora ama operation bate? Iyi ni gahunda ya Kongo ifite yo gukomeza intambara. Yego. Iyo ntabwo ushaka yuko iyi ntambara irangira. Ko wumvishe akanavuze ntago Willy Ngoma ari we warurenze cyane ukomeye, atari kuwo yari we. Ikintu cya mbere yarazwe, yari umuvugizi w'igisirikare cyose, umuvugizi w'igisirikare, kandi wagiye ugaragara mu ruhame, wagiye ugaragara muri speech avuga, wagiye ukora udukoryo anako twatumye amenyekana. Yego. Ibyo rero bigatuma ko urupfu rwe rugomba kuvugwa cyane, ndetse ubwo ari kiriya gitero kigabwa cyangwa se abo cyahitanye harimo n'abandi bakoroneli. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, igitondo cyiza ku bantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, n'abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, binyura ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda TV. Hose uhawe ikaze. Ni Gakire Samu zindukanye na mugenzi wanjye Robert Sympathique. Nkuko bisanzwe turagarutse mu makuru yacu yaramutse cyangwa se yaraye mu busesenguzi nandi twagiye tubategurira cyane cyane yibanda ku nkuru dusanga tubagezaho cyangwa se umenyereye ko dukoraho ubusesenguzi. Sympathique muri aho urakomeye? Yego, ndaho Samu, ndaho meze neza nta kibazo. N'amahoro. N'amahoro. Ubundi byo biba bibaye. Amahoro nicyo kintu cya mbere. Yego. Nacyo kintu umuntu yifurira. Niyo mpamvu buriya no mu Rwanda mu muco bakera babisize mu ndamukanyo. Iyo umuntu burya avuze ati gira amahoro, abakwifurije ibintu byiza cyane. Amahoro meza.
urabona ko amahoro mu Rwanda n'igikorwa cyagutse kinini mu Rwanda se cyitwa amahoro stade amahoro so urabona rero biriya biba ari ibintu byiza cyane. Hari abandi nabonye bajajwa ngo bagakwiye kwihindura ngo sinzi ngo amazina ngo bagakwiye kuyita ngo ariko hari abantu rero bashyushye umutwe ibintu biba biri aho ngaho bigomba guhabwa amazina meza: amahoro, ituze, ubumwe, ibintu byiza biri aho nyine muri make. Yego, ubworohera. Ariko stade ziza hano mu Rwanda buriya zigiye zifite amazina ajyanye n'uburyo nyine zakozwemo. Hari n'agomba guhinduka ariko hari n'agomba guhinduka. Harya stade y'Icyangugu bayita ngo iki? Ntabwo mbizi ariko iteza impaka. Mugomba kumara izo mpaka. Ariyo bita kamarampaka. Nese kamarampaka ni izihe mpaka? Mu isi y'imyidagaduro burira bivuze ni kamarampaka cyane. Okay. Hari n'ubworoherane. Ngaho nguko rero turaje n'ubundi tugiye kuganira ku nyungu zigiye zitandukanye. Kera kabaye mu minsi ishize n'umuri twari tumaze iminsi dukora ibiganiro tuvuga ati ntabwo turi gukomfirima urupfu rwawe Wilingoma 100%. Yego, gusa bitewe n'amakuru n'ibihari tukabishyira nko kuri 80 cyangwa 90%. Kuri 10 risigaye buriya biba confirmed iyo byatangajwe na ba nyir'ubwite. Hari n'abari batangiye kubiprofita. Urabona kuri aya macano n'ibiki abantu bari batangiye kubiprofita bavuga ngo Wilingoma arahari, bagenda abantu bamwe bamaze kwiyakira ko yapfuye, abandi bakaza bakadisturbinga abantu ngo aracyahari, ugasanga bavuga ko yapfuye ahubwo nibo bari mu byago cyane kurusha abavuga ko ahari, kubera ko abantu babifata nk'inzozi. Bagenda mfite abantu benshi banyandikiraga nyamara mushaka ba muri gutangaza ibihuha. Nje mfite umuntu wambwiye ko bari kumwe. Yego. Ntago ari byo nyabone. Ikibazo aba bantu bakurikira ibiganiro tuba dukora nabo simbizi baba bashaka kujya impaka n'ibyo twavuze. Ugasanga twe twavuze tuti umuntu yarapfuye, ariko bo ntaba ariko babifata cyangwa se ngo babyumve, ahubwo bo bakumva ko twebwe turi kubabwira amakuru badashaka kumva. Ibyo rero ntabwo muri rusange ari byo. Ntabwo ari byo rero. Ubwo ni ukuvuga ngo Samu, uko ibintu biba bimeze ni uko abantu bagomba kujya bakira rimwe na rimwe amakuru tuba twabahaye. Niko biba bimeze. Niko bimeze cyane. Ngira ngo turaza kwibaza kubera iki urupfu rwa Wilingoma rutangajwe ubu. Ese AFC yari iri gutegura iki? Niko bimeze rero, niko bigiye kugenda. Muri iki kiganiro cyacu tugiye kwakira umuntu ugiye kudufasha mu by'ukuri kumenya amakuru no kuyasesengura, atubwire uko bihagaze ku bijyanye n'urupfu rwa Wilingoma nuko bimeze kugeza kuri uyu munota. Reka tukwakire, komera cyane. Ndamahoro. Biragenda neza Etienne? Okay, byiza cyane. Twifuje rero kuganira namwe kugira ngo dukore ubusesenguzi ku nyandiko yagiye hanze ya AFC 23. Ni inyandiko igaragaza yuko mu by'ukuri haherutse kubaho ibitero by'amadrone bikozwe na leta ya Kinshasa bigahitana bamwe mu basirikare bakuru ba AFC 23 barimo na Colonel Wilingoma wari umuvugizi w'igisirikare cya AFC 23 Armée Révolutionnaire Congolaise. Kuri ubu ngubu rero mu makuru mufite cyangwa se mwadusangiza, mwatubwira ko bimeze bite, cyane ko hari abantu bamwe bavugaga bati yarapfuye, abandi ntiyapfuye. None se niba yarapfuye AFC 23 igakomeza guceceka, byo bimeze bite muri rusange? Ni iki mwatubwiraho? Murakoze cyane urugana munyamakuru. Yego. Icyo twabwiraho nuko nkuko mwabibonye itangazo ryagiye hanze. Kandi nkuko ryabigaragaje tariki ya 24 hagiyeho nibwo drone yarashe kandi ibasha kwica bamwe mu basirikare bakomeye harimo Colonel Wilingoma. Mu by'ukuri rero akimara gupfa ntabwo byahise bitangazwa. Yego, ariko kugeza isaha itangazo ryagiye hanze mwaribonye. Ariko abantu bari bakomeje kwibaza kubera iki bitahise ko bitangazwa. Ntabwo ikintu cyose kibaye gihita gitangazwa. Buriya
gahunda yose iba ifite impamvu yayo. Buriya ni ukuvuga ngo hamanje kuvuga amakuru menshi babesha bavuga ibitari byo, abandi mu by'ukuri bashobora kuba amakuru bari bafite iyo umwanzi akivuga. Ubwo ndavuga nk'umusesenguzi. Yego. Urabona iyo igikorwa kikiba ni ukuvuga ngo nyir'ubwite nyir'ugutangaza ko yababaye biragora kuvuga. Yego, birumvikana. Ni rwo rwego buriya navuga yuko AFCM 23 yatinze muri ubwo buryo. Buriya rero nuvuga ngo niba nyir'ubwite kwitangariza ko ababaye akavuga n'ibyo biragorana. Yego. Niyo mpamvu ibintu byatinze kuvugwa. Ariko kubera yuko aba ari ikintu cyabaye, ni intambara izwi iri kuba, buri wese azi iyo ntambara. Yego. Kandi buri wese aba afite aho akura amakuru. Ni intambara iri kubera ahantu hazwi, ni intambara iri kubera buri wese aba afite uwo yaka amakuru. Yego. Iri kubera mu baturage, iri kubera mu basirikare, abasirikare bafitemo abavandimwe. Ujya gusanga ugasanga buri wese afite uko yakuriye amakuru. Yego. Ariko buriya inkuru y'urupfu ushobora kubabazwa nuko uwawe yapfuye, ariko gutangaza uwawe biravuna. Yego. Niyo mpamvu ubona urupfu rwa Colonel Wiringoma, leta na Colonel Wiringoma rusa nkaho rwatinze gutangazwa. Yego. Rwatinze gutangazwa kuko abantu bari bashenguwe n'umutima na ba nyirabyo bashenguwe n'umutima. Mu by'ukuri ntabwo aruta abandi basirikare bose, ariko bitewe n'urwego yari ariho, bitewe n'abo yarwaniraga, uburyo bamufataga, bitewe n'uburyo yigaragazaga ari n'umuvugizi, ntabwo ari umuntu utangazwa muri icyo gitondo ikintu cyabaye. Yego. Impamvu byatangajwe. None se ko hari abantu bari gutangira bahwihwisa batangaza amakuru ngo twebwe turayafite amakuru y'indani, ngo hari abantu bari kuyaduhereza, ngo Colonel Wiringoma aracyari muzima, ariko ngira ngo nabo ubu ngubu bamaze kwemezwa n'iri tangazo AFCM 23 yamaze gushyira hanze. Ndatekereza ko nabo batongera kubeshya abantu. Sasa noneho ngo ntabwo warugikomeza. Nari ngiye noneho kujya nakubaza ni ubwo noneho urujijo ruvuyeho, nta muntu uri buze kongera kugaruka agenda abeshya abantu ngo aracyahari bishakira ama views barema abantu agatima mu bintu bidafatika. Ubijyari nuko leta na Colonel Wiringoma we yamaze kwitaba Imana, byararangiye. Ariko hari n'amakuru avuga ko yaba yarashyinguwe. Byaba ari byo? Ntabwo nahamya amakuru ko barashinguwe. Buriya nk'abanyamakuru b'umwuga, urabona hari uburyo ki social media isigaye yivanga, ikivanga n'abanyamakuru bataraba umwuga. Yego. Bagendera ku bihuha. Ariko yuzi ahantu vana source y'amakuru urahazirikana. Yego. Icyo twebwe tubona nuko batangaje itangazo ko yapfuye. Yego, nicyo cya mbere. Akaba yatabarutse nk'intwari. Uriya iri n'isomo ku bantu batangaje amakuru, mu kanya ati General Makenga yapfuye, mu kanya ati muganga we yapfuye, mu kanya ati Gaceri nawe nuko byarangiye, ati yakomeretse, ati arakomeretse bikomeye, ati yavuriwe mu centre de santé ya Masisi. Nta bunyamwuga burimo. Yego. Ahubwo icyo tuzi cyo badutangarije nuko yitabye Imana. Ubu none habisobanuye ko kuva twamaze kubona itangazo noneho ryemeza ko Wiringoma yapfuye. Ubu nibwo dushobora, cyangwa se abantu bakwiye kuba bategereza bakavuga bati nibyo yarapfuye, bimaze kuba officiel, ariko se noneho azashyingurwa ryari? Icyo nacyo ni ikintu cyo gutegereza. Nicyo kizakurikiraho abantu bakabimenya, ko ibindi byose byaba ari ibihuha. Muri make abagiye batangaza ko Wiringoma yashyinguwe ibyo babyibagirwe, ndetse nta n'ibyigeze bibaho, kuko birumvikana umuntu ari gushyingurwa bataranatangaza ko yapfuye. Se bari gutangaza ko yashyinguwe, nose batangaza yuko umuntu yapfuye
kandi uwo muntu yarashenguwe. ntabwo bishobora gushoboka nanone. Ubwo rero rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba atanguranwa no kuvuga ngo ntangaze inkuru mbere. Yego. Bamwe ati yashinguwe mu ishyamba, ariko ntibibuke yuko yari umusirikare mukuru ufite agaciro. Urakoze, ibyo bintu byari byateje ikibazo gikomeye, bavuga ukuntu umusirikare w'umuofisiye nka Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi w'igisirikare Armée Révolutionnaire Congolaise, wari ufite izina, wari uzwi n'abantu kuri abantu bari batangiye kuzana urujijo bavuga bati ni gute ashyinguwe kuriya, koko bananiwe kumuha icyubahiro na gikeya. Hanyuma se nutajya gufata umusirikare ukomeye nkuru ukamushingura mu ishyamba. Yari umusirikare mukuru. Yego. Yari afite umugore we. Ku buryo ko uwo mugore we n'abana mu by'ukuri yari afite umuryango. Kandi bose bazwi hari Goma, baratuye barazwi. Yego. Naho baherereye. Nutajya gufata umuntu ukamushingura mu ishyamba. Ni ikibazo. Niho wihita ugaragaza ugasanga yuko rimwe na rimwe n'inkuru zitangazwa abantu bagomba kuzajya bazifataho umwanya bakazitekerezaho. Ariko mwabonye yuko byatangajwe ko yitabye Imana. Yego. Yatabarutse n'intwari, kandi intwari ntabwo iririrwa, intwari burya iraratwa. Yego. Ubwo rero n'ibindi bizakurikiraho bizagaragara. Urakoze cyane. Noneho kuri ibyo bya Willy Ngoma ubwo birasobanutse, bamaze gutangaza ko mu by'ukuri Willy Ngoma atakiri kumwe natwe mu isi y'abazima, yamaze kwitaba Imana. Ubwo ikizakurikiraho ni ukuzabona andi matangazo amenyesha igihe azashyingurirwa. Icyo cyo ni kimwe. Icya kabiri rero, ku ruhande rwa AFC 23, nkurikije ibyo nabonye mu itangazo k'ibi bitero bya Kinshasa byatumye na Colonel Willy Ngoma bigwamo, ko hari kigiye kubikorwaho kandi ko badashobora kubyihanganira. Ubu ngubu muri rusange we mu busesenguzi bwawe urabona ari nk'iki cyaba kigiye gukurikiraho ku ruhande rwa AFC 23? Mu by'ukuri kose turabireba, kandi iyi ni intambara turimo. Yego. Ura ni ndaguhera bakiri mu birunga. Bamanje gutanga itangazo. Yego. Baravuga ati nyamara bari kuturasaho, kandi baturasaho twe turitabara. Icyo kiraba. Yego. Haciye iminsi Erasto araraswa igicanga. Yego. Baravuga ati rero murabizi yuko hari haje EAC ituye hagati. Nyuma yaho murayinenga. None mukurikije kurasa Erasto mukoresheje drone. Ubu rero twebwe tugiye kwihurira, kandi ntabwo mukiduhagaritse. Hakurikijeho gufatwa kwa Goma na Bukavu. Yego. Erasto. Urwo ni urugero uzi, kandi umaze igihe iyo nkuru warayivuze, ni ibintu wabonye. Narabivuze cyane za 2021 na 2 icyo gihe niho byabaye. Ubwo rero ibyo byarabaye, kandi wabonye ko byabaye. Kandi we kubera Imana nta nubwo witabye Imana. Erasto yarapfuye. Narimwe itarangije n'uyu wa Nord Kivu, we yarapfuye. Uwo nguwo wa mbere we yarapfuye. Yarapfuye bamurasana na Guverineri Bahati Musanga. Yego. Bahati Musanga karokoka. Bahati Musanga niwe warokotse, ubwo niwe Guverineri wa Nord Kivu. Igihe bari bageza Kibarizo. Yego, ndabizi. Ni naho yakuye buriya bumuga bw'akaboko. Hakurikiyeho gufatwa kw'imigi. Yego. Ukumva? Hajyaho twirwanaho barasa makanika. Yego. Hakurikiraho gufatwa kwa Minembwe. Mu by'ukuri ibyo ni ibimenyetso bigaragara iyo uwabaje umuntu ukababaza komanda, ubona ibikurikiraho. Byapfa byakira ingaruka zigomba kubaho. Kandi M23 mu itangazo yatanze, niba wasomye neza bakimara gutangaza ipfa ryo bavuze ngo ibi ntibyabura kugira ingaruka. Yego, birimo cyane. Kandi zitegurwe. Ubu rero ntabwo tuzi icyo iri gutekereza. Yego. Cyane cyane yuko FRDC menyere ku kantu ko kugira ngo bakoresha ibintu byo kuvuga ngo twemeye agahenge. Agahenge bakagakoresha mu rwego rwo gutungura. Yego. Ariko iyo batunguwe bo batungurwa kurutaho.
kuko si abantu batuziho gushikama mu rugamba ahubwo ni abantu tuziho kubesha amasezerano ntibashire mu bikorwa. yego rero- ariko tukiri aho ngaho twibaza ku gishobora gukurikiraho gira icyo mbwira uduce twose twa hariya twegereye Rubaya hariya nyuma y'urupfu rwa Colonel Wiringoma AFC M23 yahise kidufata ibyo uragerageza kubihuza gute n'izo mbaraga zidasanzwe bashobora kugarukana? icyo ngicyo rero nicyo ugomba kumenya. Ni ukuvuga ngo iteka ryose ubundi bari bagiye hariya kubera ko M23 yo ni abantu bizerera amasezerano kuko icyo bakeneye ni umutekano w'abaturage. yego ntabwo bo icyo nyuma y'umutekano w'abaturage babumva ko ibindi byose n'ibyo barwanira babigezeho. ariko noneho barashwe. yego bakimara kubeshwa nyuma yaho bahita babatera batunguye Mahanga bayibavanamo, Ruki bayibavanamo, Nyabyondo bayibavanamo, na Gasenyi bayibavanamo. yego bakimara kugera hariya nibwo bafatiranyije ubwo abayobozi bari bagiye guhumuriza abaturage ba Rubaye kuko bamwe batangiye guhungira za Ngungu, abandi bahungira Goma, abandi bahungira Masisi centre. baravuga ati rero reka twe tujye guhumuriza abaturage. yego mu kuhagera rero muri ko kumenya amakuru kuko nubwo intambara isa nkaho ibaherejwe uruhande rumwe ariko babandi bagiye bava mu Kizalendo, bagiye bava muri FDLR, bagasa nk'abarambitswe inkara bakisha mu mazu, abandi babona Rubaye n'ahantu hari ibikorwa bigaragaza ko bibyara amafaranga, abandi bakagenda bakajya gukora mu birombe. nibwo bamenya ati ahangaha hari abayobozi ariko bakoresha ibyo ngibyo. ariko nk'uko bivugwa hakaba Angola yaratangaje agahenge kugira ngo ibone uryo deploying ingabo zabo izizane muri Congo. cyane cyane ko kari agahenge ko muri Angola nta nubwo AFC M23 yari ikaze yari yakamenyeshejwe gusa. baranavuganye baravuga ati bagenda baranadeklara ati Congo guhindura amasezerano y'amatangazo mwarayabonye. ariko bigaragara yuko Angola yongeye kubavugisha irabakonvenga. ariko nyuma bigaragara ko ari ikinyoma kuko icyo gihe nibwo drone zaje nyinshi zirasha mu Minembwe. Mwumvisha yuko urupfu rwa Colonel Wingoma rwabanje n'umukoloneli bita Claude. yego uwo bita Claude ni wari wabanje undi bamwita Ribanje Claude cyangwa se Migambi Claude niryo yarazwiho hariya. ariko noneho bamaze kumurasira ni Colonel Wamvitro wapfiriye Minembwe yishwe n'izo za drone. ariko nyuma ko batangaje agahembwe ariko ntabwo bigeze bareka kurasa Minembwe, ntibigeze barekera kurasa Rugezi. none birangira noneho baje gukora kiriya gitero cya hariya cyabereye hariya mu Rubaye. urakoze cyane. noneho tukiri aho ngaho mu byo uvuze mu bari muri Rubaya ugaruyemo ibintu bya FDLR n'ibiki. icyo nshaka kugarukaho nanone hari andi makuru ari hanze avuga ko ikintu cyahoze cyitwa FDLR ubu ngubu cyabaye FCLR. icyo cyo uragihuza gute? kuko urumva ni ukuyobya uburari nubwo bwose abantu ari babandi ariko cyari FDLR guhinduka FCLR ni ukuyobya uburari. ariko AFC 23 mu ntambara ihora irwana buri gihe, ihora inarwana n'abantu b'aba FDLR banafitanye ikibazo n'igihugu cyitwa u Rwanda. ese ubu noneho ibyari FDLR ko bihindutse FCLR ku ruhande rwa AFC 23 byo barabitwara gute? barabyitwaramo bate? barakora ama operation bate? iyi ni gahunda ya Congo ifite yo gukomeza intambara. yego iyo ntabwo ishaka yuko iyi ntambara irangira. twebwe nk'abakongomani twatangiye kubona kuko nihereyeho ndi umuntu wakuriye hariya ndi umwana mutoya nza mu Rwanda n'umwana. twatangiye kubona ivangura ry'abatutsi n'abahutu no kwivangura n'abahunde nk'aho twari dutuye hari abahunde cyane muri Noro n'abandandi.
twatangiye kubona ivangura ryabo ari uko FDR rigeze hariya bavuga ko abatutsi ari abagome ibiki n'ibiki bitangira ivangura riza uku nguku. yego Mu by'ukuri rero kuba FDR imaze guhinduka FCLR bisobanuye Front Commun de la Libération Rwandaise. yego Iryo ngaho no kuvuga ngo nabo bamaze gukora ihuriro ntabwo bakitwa FDLR yego kuko nuwe ngo FDLR wa mutwe w'iterabwoba none bashaka kuwuhindura. Bahise bazana abagabo batatu bo kuriyobora. Hariho uriyoboye perezida waryo ni Jean-Luc Habyarimana yego akungirizwa na Kayumba Nyamwasa ari uyoboye ryasaka rya RNC yego akaza Himbara n'undi wahoze mu shakara rya bitaga P5 yego David Himbara se witwa David Himbara yego ndamuzi ikindi amakuru ahari yego nuko abo kugira ngo bazemo bakozwe lobbying na Kongo arawe yagihereza miliyoni y'idolari uwo perezida Jean-Luc kwangwa bizemo bamaye miliyoni y'idolari kimwe na Kayumba na Himbara ari kuriye ariko bakaba baragiye barobinga n'abandi hirya aho bivuga ko n'uwitwa Badrama nawe ashaka kuba 50 ahabwa by'idolari 50 by'idolari kugira ngo n'amakuru kugira nawe joining ko nawe ibyo huriro ririmo 50 by'idolari kuri Badrama bo nyine bagiye barobinga n'abandi bose basa nkaho bari bafite izina rikomeye muri social media yego y'u Rwanda cyangwa se mu rubyiruko rw'u Rwanda bakaba ari abantu bari famous bazwi kugira ngo nibazajya bavuga bakurikirwa n'urubyiruko rwinshi. yego ayo n'ahari agenda agaragazwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. urumva nkurikije uko usobanuye ibi bintu bakoze iyo frokome yabo bafata umuyobozi wayo mukuru bamugira Jean-Luc Habyarimana umuhungu wa Juvenal Habyarimana wateguye akanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 arangije yungirizwa na Kayumba Nyamwasa uri mu bahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994. Urakoze cyane. Ubwo urumva ko inyuma y'ibyo bintu ni ibintu biri gukoranwa ikintu nakwita siasa n'ubwenge byinshi cyane. Kuko gusanga hano Kayumba ari kuganira na mwene Habyarimana bari kumwe bafite icyo bari guhurizaho. Ubundi uwo mugambi hagati y'abagabo babiri bombi ntushoboka. Kuwuhurizaho ni ikindi kintu kibiri inyuma. Ariko ukira aho ngaho yego yarihagaritse urukumva ariko kubera inyungu ze bwite zitari izo kuvuga ngo ikibazo n'ubutegetsi bubi ikibazo nibi kubera inyungu ze yemeye guhura n'uwamwiciye bakarwanya wafashije guhosha ubwicanyi. Oya icyo cyo si ikibazo kuko urabizi Kayumba Nyamwasa hano mu Rwanda yarakatiwe yambuwe n'amapeti yose ari umuntu urukumva yego mu by'ukuri wagaragaye yuko arwanya iterambere ry'abanyarwanda n'ibyo bageraho. Yari umunyendanini yari umuntu ushaka kwikubira yego. Rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ibyo bintu bari guhuza byo gusubiza amasezerano yashinga inyuma nino bintu byo gusubiza amasezerano duha inyuma yego. Muri make Kongo yo iri gusenya ibyari byaganiriweho ariko yikabitekereza ko biteguye mu bundi buryo kuko uwo mutwe FCLR ni umutwe uzaba ufite ingabo ni nkuko wumva AFC yego nuva mu bakozi ihuriro rifite abanyepolitike n'igisirikare bakuye Front Commun de la Libération Rwandaise iyo haje mu libération bishatse kuba ngo ufite ingabo birumvikana. Rero no kuvuga ngo launching urabizi ko bagiye kuyikora n'undi bakayikora Kinshasa wabonye kuntu umuhungu wa Habyarimana yaje arinzwe cyane rwose
rero ibi bintu biragenda bigafata amasezerano ya Doha byose bikayatesha agaciro. Kuko niba twebwe tumaze imyaka 30 mu buhunzi, yego, nta leta yigeze tugeraho, mu bagizemo uruhare, ndaguhereza urugero rwihuse wihangane, kuri monastere twarishwe, FDL zidusanga aho twe twahungiye mu Rwanda ku mupaka imidende, ziratwica, yego, turameneshwa, nibo batumenesheje, ati turabatutsi baratwica, none izanye ihuriro rizakorera muri Kongo, mu mashamba yo muri Kongo, kugira ngo riduhike. Ubwo gutaha kwacu babishyizeho iki, babisubije inyuma, kandi nige ntambara niho yarishingiye, kandi biri no mu masezerano yagiye asinywa. Urakoze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Kongo ye ntidukeneye na rimwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo nshatse kukubwira ni uko iyi ntambara irushijeho gukomera, kandi amaherezo Kisegeti we n'ubundi mu by'ukuri wumvishe ijambo rya Muyaya muri Canada. Nararyumvise. Sabivuze. Yego. Uwo muti rero nuko n'umuntu wavukiye muri Nord Kivu, uri kuvuga aya masaha akavuga ngo avukiye ku bitaro runaka, ubwo ni ukuvuga ngo bazajya bavuga ko iragihe ngo inyeshamba zitwaje ibyo bitaro kwa umuntu avuga. Yego. Bamwandikishe mu irangamimerere. Twebwe turacya nkuko Kongo yabivuze, turacya ufite icyo bita identité doutable. Yego. Bishatse kuvuga ngo niba dufite ubwenegihugu cyangwa se uburenganzira bushidikanwaho. Bishatse kuvuga ngo uko bagenda barushaho kubivuga, abana bari kurwana hari hakurya, ari abana bamaze imyaka 30 mu buhunzi, bakongera gushigikira ababishe. Yego. Barushije ibintu. Ariho bajya batwitira abanyarwanda kuko duhuje koza n'abanyarwanda. FDL ishaka kuri ubutegetsi bw'u Rwanda imanza guhera ku batutsi bahariye. Yego. Igashimira, ndashimiye we wagiye mu ntambara ya ideology, ntabwo gahunda yo gufasha Kongo, ahubwo ari mu ntambara ya ideology. Yego. Kuko muri Sun City asinyanye amasezerano y'ubufatanye, FDL na FDNP. Yego. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo iyi ntambara yinjiwemo n'ihinduka rya FDL ni intambara igiye gukomerera isi mu buryo butigeze bubaho. None se urabihuza ute n'amasezerano ya Washington n'aya Doha, kandi abantu barari kuvuga ati hari ibyasinywe, igisigaye no kugenda babishyira mu bikorwa gusa? Ni ukuvuga ngo urabona muri iminsi amaze iminsi ari gutaha abantu mu Rwanda imiryango, kandi majority y'abataha ni abagore n'abana. Abagabo bazi ibyo bakoze bari gusigara hakurya, nibo bazahinduka abo, kuko nubwo FCLR ni umutwe ni ishaka rya politiki ariko rifite n'iki n'umutwe w'ingabo. W'ingabo ni FDLR. Yego. Ntabwo bagiye guhindura amazina, aho bari barazwi ni igihe kinini barwana nabo bashaka kwirukana muri Kongo. Nuni najya muri uwo mutwe bizabikuze, amahanga ashobora kwemeza nako nkuko bishaka n'u Burundi bakabemeza nk'umutwe wa politiki urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera hanze. Yego. Ikindi ni babandi bazaba bashaka kugenza ute kugaruka, twebwe kurangiza nk'abakongomana b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kuko rega babita ngo muri abanyarwanda, batwita ngo turi abanyarwanda. muri make bari gushaka kubasubiza iwanyu. Urakoze. None se abo ba FDL bo bokipa ubutaka bwanyu muri Kongo baba bahagize iwabo? Ntabwo bahagiye ngo bikunde. Wumvishe ko na Muyaya yavuze ngo hari igihutu n'ikinyarwanda. Muri make yavuze ko ikinyarwanda ngo ari ururimi rw'igihutu. Yavuze ngo hari igihutu n'ikinyarwanda kandi ngo bishaka gusa. Bishatse kuvuga ngo abanyarwanda twebwe ariko igihutu n'abahutu bo muri Kongo. Noneho babandi baba FDL bose bashaka guhindura abahutu bavuye ko bavuye igihutu. Twebwe ko tuvuye ikinyarwanda. Reka da. Sinzi kumva logique. Munuvuga ngo aba ba FDL bo bavuga igihutu. Kandi gikora muri Kongo. Mwebwe rero abakongomani muvuga ikinyarwanda. ahubwo mugomba kujya iwanyu mu Rwanda.
niyo politiki no kuko yavuye igihutu azi yuko hari abahutu n'abatutsi aravuga ngo hari n'igitutsi yego ariko yarabyanze aravuga ngo hari n'ikinyarwanda uri kubyumva yego ubwo rero ni ukuvuga ngo ibo bazavuga ati hari igihutu bashaka kugira ngo icyo kintu cya ideoloji bagikoze hariya ubwo rero icyo ngicyo kiragenda kirashobora gukomeza iyi ntambara yego kuko urabizi yuko iyi ntambara nubwo iri kurwanwa n'urubyiruko rwa generasiyo yabariye mu buhunzi ariko ababyeyi bacu batubyaye banze ko tuzahera ishanga baruyoboye yego abahutu twabanye twahanye inka za Nyanzare za Masisi Rucurujomba n'ahandi yego abo twabanye turabazi n'abari gutaha barazwi yego ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyo Kongo ikora iri kubikora nkana ariko ibagiza ko iyi ntambara ari impindukamatwara. Noneho tugana ku musozo AFC 23 ukurikije uko ubibona kugeza kuri uyu munota irasabwa kwitwara ite, ikwiye kwitwara ite? Nk'uko bisanzwe rero nk'uko politiki ya M23 imeze ni ukuvuga ngo Kivu ntabwo igira nyirayo. Kivu ntigira nyirayo, ntabwo igira ubwoko runaka ngo kutagira nyirayo. Ndavuga ko itagira ubwoko runaka buyitirirwa. Ushobora kuvuga ati nitwe bakavukire, nitwe bakavukire kuko ni ukuvuga ngo ari umupfurero, ari umuriga, ari umuvira, ari umuhunda, ari umundade, ari umututsi, ari umuhutu. AFC M23 ishaka kubuildinga unity y'abaturage. Muri make irashaka guhuza abo bantu, ntabwo ikeneye ibyamoko. Ibyamoko ntabwo birimo ko n'intambara tugasi y'amoko nanga se umututsi. Yego. Wiringoma apfuye se umututsi. Kandi warabonye reaction yo gupfa kwa Wiringoma, warayibonye. Yego. Si none se Colonel Claude ntiyaranganye Iranka na Wiringoma. Yego baringanya. Bapfiye mu cyumweru kimwe. Yego. Bavuzwe kimwe se? Oya. Rero ni ukuvuga ngo iyi ntambara ntabwo ari iy'amoko. Iyi ntambara ihari ni intambara igaragaza ko Kivu agomba kuba. Yego. Kandi byamaze gutsinda kuko yurebye M23 mu nzego zihagarariye ufata Bisimwa se umututsi. Ufata umututsi uri muyoboye navuga ni Makenga. None se ko Kinshasa yizeye ko Amerika izaza igakubita abantu muri AFC 23 byo bimeze bite? Icyo ni wumvishe uri arena umunyangora waganiye n'uriya mudepite kazi baganiraga. Harias Victoria. Wumvishe amagambo yamubwiye. Yarambwiye ati bagomba bose kujya ku meza bakaganira bakareka ibyo. Ngo niba wizera ko na Kisegeti niba wizera yuko na Trump yakwemerera ibihano ntabyo tuzakora. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ikikwereka kubona iyi sabi ibihano bitarashirwa ku meza. Oya byavuyeho ibitangazamakuru byose byarabivuze kuri iyi si. Rero ni ukuvuga ngo kugeza isa ukuri bamaze kukubona. Yego. Ega ntabwo ukuri kuba kumaze kugaragara so kuba mu gitondo mbyuka nkwamagana wa sympathetic mubwira ati ibi sibyo. Ahubwo nshobora kukoreka ibyo wizeye nkabwa nabisibye ariko tubyihorera uhinduke. Ubu Gisegeti ari mu gihe cyo guhinduka. Nadahinduka bazamubwira tukaya noneho reka tukurekere abaturage bawe. N'ubundi nkuko tubizi abasirikare nkuko nawe yabivuge n'abakoroshari. Yego. Le clochard tuzazivana dushinga ubutegetsi twifuza. Yego. Ubu ngubu nuko ngo Gisegeti nuko mutabireba ari amagambo ya Amerika agaragaza ko Gisegeti bamubwiye ngo nace bugufi cyangwa mureke. Kuko amateka arayishe. Yarabyishe. Yarabyishe birangije. Sawa, reka rero tugushimire rwose kuri uyu mwanya duhaye, tugushimire rwose. Gusa tunakubwire ko tuzadukomeza kukwifashisha mu biganiro bigiye bitandukanye udufasha gukora buno busesenguzi ku makuru azajya akunda kubagezweho by'umwihariko kuri AFC 23 muri iyi ntambara bari kurwana mu burasirazuba bwa Kongo.
sawa murakoze. asante sana turagushimiye cyane. Murakoze. Sawa sawa. ngayo ngoko Samu nta kintu wumvisemo duhereye ku bya Wiringoma. Hari abari bamaze iminsi bavuga ngo Wiringoma ngo yarashyinguwe ngashyingurwa mu ishyamba ashyinguye nk'inyamafu ngo nta cyubahiro ahawe ngo kandi yari umuntu w'abantu. Ariko nanjye nkibaza abantu babaye bataranatangaza ko umuntu yapfuye abandi batangiye kuvuga ngo yashyinguwe mu ishyamba mu misozi nyine ukabyibazaho ni gusa ukuvuga ngo hatangajwe urupfu rwa Wiringoma yego hazakurikiraho gutangaza igihe imihango yo kumushyingura izabera. Mu magambo make rero abagiye bababeshya ko Lieutenant Colonel Wiringoma akiriho forget yarapfuye, abagiye bababeshya ko Wiringoma yashyinguwe forget ntabwo arashyingurwa. Uko niko kuri kuzima, uko niko kuri guhari. Uzi ko hari abantu kugeza nejo hashize bari bati gukora ibiganiro ngo ngiyewe ngo amakuru ngo ndayafite nyahagazeho ngo nifitiye imboni zanjye ngo bari hariya ngo Wiringoma arahari ngo nta kibazo afite ngo so ukuri guhari rero biragaragara ko Wiringoma yapfanye n'abandi basirikari ndetse n'abaturage benshi. yego nuko wumvishe akanavuze ntago Wiringoma ari we wari urenze cyane ukomeye atari kuwo yari we. ikintu cya mbere yarazwi yari umuvugizi w'igisirikare cyose ni umuvugizi w'igisirikare kandi wagiye ugaragara mu ruhame wagiye ugaragara muri speech avuga wagiye ukora udukoryo natwo twatumye amenyekana. yego ibyo rero bigatuma ko urupfu rwe rugomba kuvugwa cyane ndetse ubwo ari kiriya gitero kigabwa cyangwa se abo cyahitanye harimo n'abandi bakoroneri bari barimo na majoro ariko twe twivugiye Wiringoma deja ahubwo nimba yari Lieutenant Colonel hari abakoroneri bapfuye koroneri aruta Lieutenant Colonel ni ibintu rero biba biri aho ngaho biba bisanzwe kumva rero hagarutswe kuri Wiringoma ni Wiringoma nyine uvuye kuri ayo mapeti n'ibyo bindi yari afite izindi nshingano zituma uzi ko kiriya gitero gishobora no kugwamo nka brigadier general majoro ariko wari uri aho ngaho wibera ku rugamba utaruzi rwose utamenya ari n'ibiki ari kumwe na Wiringoma ukumva baravuga Wiringoma bakubwira izina rino bati riko nta makuru tumufite undi tunamuzi. Donc abantu bafite n'igishyika hari n'abantu nge bagiye banyihamagarira inbox bambwira ati ko tuzi kujya uduha amakuru basi dufite n'uburyo twayizera. Wiringoma dukurikije abantu bari kutubwira ngo ntiyapfuye aracyariho bimeze bite? Njyewe icyo nababwiye nari ntarabona confirmation ya AFC 23 ariko nagiye ndeba ubutumwa bwa buri muyobozi mukuru muri AFC 23 njye narababwiraga nkababwira nti ikiriho gusa no gutegereza ubutumwa bwa AFC 23 ariko Wiringoma mwikomeza kumubara mu bazima. Ariko undi muntu ukabona raje we yakoretse uburyo Wiringoma nahari n'amafoto sha bakayasakaza aya macana ari hano hanze umuntu akaza akubwira ngo ngo nibereye ngo yaje hari wambwiye ngo muri gushyira inkuru z'ibihuha rwose ngo muri gushyira inkuru z'ibihuha. Ikibazo arakubwira ngo muri gushyira inkuru z'ibihuha ntakubwira ukuri ngo avuganye n'umuntu uzi icyo yabisobanuye wowe se nturi umuntu uri kubivuga nturi umuntu avuganye n'umuntu uriyo bari kumwe abo bose rero ni babandi batanezezwa n'amakuru umuntu atanze donc ugatangaza ibyo batashakaga kumva. Nyamara burya umuntu ushaka kumenya no kumva yumva ibintu uko babimuhaye nawe agakomeza kumva agategereza ikizaza nyuma. Naho kuba abantu bavuze ibyo ugahita batarekare abantu barabeshya bate ahubwo ushingiye ku kubera ko bavuze ibintu wumva umutima wawe utagakwiye kwakira cyangwa se amatwi yawe adashaka kumva. None se sempa iyi nkuru AFC M23 yitangarije ubwayo yo gukonfirma cyangwa kwemeza ko Wiringoma yajyanye n'abandi yego atakiriho, ni inkuru hari ibyo igiye kongera kuzura cyangwa se abantu n'ubundi bari baramaze kwakira ko yagiye, hari bake wenda bakiri kubishidikanyaho. Ese uku kubitangaza ubu ndibaza kujye gukurikirwa n'iki? Mu magambo make urujijo ruvuyeho mu bantu. Lieutenant Colonel Wiringoma yarapfuye. Wewe uri kumbaza igikurikiraho, kazi inaendelea. Akazi karakomeje, nimba urugamba ruhari rurakomeje ndetse ahubwo rurakara kurushaho.
none se uratekereza ko urupfu rwawe n'ingoma ruri buhite ko rugenda rugahagarika ibintu? ubu se Ayatollah Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran ko bamwishe, jya mu makuru urebe ko Iran itari gukubita cyane. so ibyo ngibyo rero wowe System irakomeye. ibyo system buri Ayatollah yari yarasize abantu bazamusimbura kugeza kuri 4. Yego. hari uwahise amusimbura nawe nibamwica, hari ugomba guhita amusimbura nawe nibamwica, hari ugomba guhita amusimbura. donc ni regime, ni ibintu byubatse, ni ibintu byubatse. ibyo ngibyo rero bishatse kuvuga iki? bishatse kuvuga ko attention ku makuru abantu babona, ariko by'umwihariko attention ku makuru yo muri iyi minsi, kuko muri iyi minsi hari abantu bigize intyoza ngo baba barigoma ngo baragenda ngo bakigererayo. please ushobora kuba urigoma, bamushyinguye mu mashyamba y'Masisi. ushobora kuba uri n'Masisi, umuntu wicaye mu Bwongereza akagira amakuru aruta ayo ufite. cyane. urabyumva? ntabwo icyo kinyezi so kuza utubwira ngo nahigereye ngo wahageze. se ibitero bimaze iminsi 5 bibaye, woje kubwira abantu ngo wahageze. Ni icyama kandi icyama kiba gifite abakadere bari mu bice bigiye bitandukanye. abandi bari batangiye ngo AFC 23 ngibi ni ibiki ntivuga ntigirite ibintu byose, kandi nushize nabivuze ibintu byose bigira igihe bikorerwamo, bigira igihe bivugirwamo bitewe n'impamvu. ibintu birimo biri mu bintu bya gisirikare, kandi ya AFC nayo nabonye ishaka ko bifite uburyo isigaye ishaka ko gushyira hanze ibyo ishaka kukwereka. ubundi bari baribeshye kuva kera. uranyumva? kandi usubiriremo. hariho ikintu cyitwa ukuri, wowe ugira uko ubyumva, ugire n'uko ubifata, ibyo mwita ukuri, nta kibazo. ariko muri uko kuri kwawe ufite n'ibyo wavuga bitewe n'impamvu n'ushaka kubibwira n'igihe ubimubwiriye, ariko hari n'ibyo utavuga. urabyumva? erega ikintu cyitwa ukuri kwawe nta naho gitandukanira n'ibanga ryawe. burya umuntu ubwiye ukuri kwawe uba umumeneye ibanga ryawe. ntabwo rero AFC 23 ari abantu bagendera mu gihogere. kangwereza urugero, ubonye ko bakimara kwica Ingoma n'abari abandi bapfanye, hahise hakurikiraho urugamba rukomeye. biriya rero nibyo byacanze abantu kandi abo byacanze ni abanzi ba AFC 23. buriya ntugire ngo ni abakunzi bayo, ni abanzi bayo. ute gute? bo bumvaga ko hahita hajyaho ikiriyo bakanarekeraho bagapowa bakabicumbikira, ahubwo bakajya mu marira. uko bajya mu marira niko babarasa sasa, bagahita bajya mu kiriyo bagatangira gushyingura. uko bamenya bagiye gushyingura niko babatumye drone sasa. nose ntabwo wumvishe ko babacungiye mu gahenge kangora? none se sibyo niko byagenze? ukuntu ukuri kwambaye ubusa. igihari rero, itangazo ryagiye hanze naryo ryasohotse sangahe mu majoro. ngo riratangaza, ariko ngo ryabanjirijwe n'inama ikomeye cyane. buriya ni imyanzuro yo mu nama, imwe mu myanzuro byagombaga kwigwaho uburyo bigomba kuvugwa, gutangazwamo ubwo butumwa bukagera neza ko bugenewe, kandi ibintu bikaba bimeze neza, nta shiti, nta kibazo na kimwe. ibyo rero nibyo byabaye. abari bakeneye kubwirwa ko Ingoma ariho cyangwa se yapfuye, ubu nonaha officially Ingoma yarapfuye. nta mpaka zikibirimo, nta kuza abantu baza bagenda babeshya. uretse ko nabonye ayo macana yajyaga avuga ngo ariho, ngo bamwiboneye, ni nayo yabisohoye bwa mbere. so abantu rero igihe kirageze ngo abantu mukurikira bino biganiro tuba dukora, mujye mugerageza, mujye mureka kwirukanka ku macana, kubera ko yo araza akaguhumuriza umutima. umuntu yapfuye kandi koko officially yapfuye, ariko bakaza bati ntago yapfuye n'amashusho turafite. oya, abo ngabo burya baba bakwishe kabiri. icyiza kiba gihari rero ni ukuguhereza amakuru meza wizera kandi ya nyayo. njye ndumva ari ibyo ngibyo. ariko tugana ku musozo, wumvishe cya kintu cya FDL cyanditse FCL ngo Front Commun pour la libération du Rwanda. muzi ko tugira Liberation Day mu Rwanda, uzi ko dufite Liberation Day. mu Rwanda se ntitwibohoye? oya, hari abandi batari bibohora cyangwa hari abandi babona tuboshye? oya, abari mu Rwanda baribohoye. bari abo ntibaribohora. amarembo ntafunguye, hari umuntu u Rwanda rwima kuwugira. icyo si cyo kibazo. amarembo arafunguye, ariko se barashaka kuza bate? ibaze ko n'u Rwanda rwanakuyeho na stati y'ubuhunzi. dore rero bya bintu rero biroroshye. ibintu bigeze bite? biroroshye, birasobanutse.
FCR ni uvuga ngo ifite umutwe wa politiki n'umutwe wa gisirikare. So, icyo biteguye ariko ntabwo bo bari bawuhizina. nta kibazo ni FCR. Icyo biteguye si ukurwana. Ubwo si byo se? Ni ukurwana mu buryo bwa politiki no kurwana mu buryo bwa gisirikare. Ubwo bashaka kurwana nande? Arakara numvishe ngo bagiye bishyurwa. Oya kwishyurwa byo. Kwishyurwa. Ubundi reka nkwereke umuntu yakwishyuye. Ufashe hari ikintu bita ngo kurwanira impamvu. Yego. Ifatika. Kandi bura uko byagenda kose impamvu finally iratsinda. Impamvu y'ukuri. Yego. Bifite icyo urwanira cya nyacyo. None bamwe ngo ni miliyoni y'idolari. Noneho numvishe umuvarimo avuze ngo bad bamuhaye $50,000. Kari make se. $50,000. Ni make nyine mu madolari. Nka Badirama wigeze utunga amafaranga. Yashyire mu manyarwanda. Umuntu wari ugeze ku rwego rwo kwirukanwa mu nzu se. Uko byaba. Wari umucumbiki. Utuvugana wari umucumbiki yamaze kumwirukana. Uko byagenda kose. Nge ndi kukubaza. Umuntu wari ugeze ko yigeze atunga amafaranga menshi. Umuntu wari ugeze yigeze ashora $300 by'idolari hano mu Rwanda reka nkubaza. Umuntu wari ugeze ku rwego rwo gusorwa mu nzu y'Icyatanu cy'idolari. No se 50 ubundi yagufasha iki? Kereka nimba ari umushahara wenda azajyana nahembwa. Ibihumbi. Uziko byo ibyo bihumbi 50 bitaranagera mu byo bifite muri Amerika kuri konti. Uziko baguhereza ikamyo. Iki se? Yo gutwaruka cyangwa yo kuguruka ugenda ubishira duce dusigaye. Nakayabo ibihumbi 50 iyo yafite kuri konti muri Amerika. Bantu muri Amerika mujye muri commentaire mutwandikire. Iyo ufite ibihumbi 50 kuri konti yawe. Nta kintu udakorayo. By'amadolari. Ibihumbi 50. 50 by'idolari. Abo nkambwa bumbisha kubwe bahawe miliyoni. Ufite miliyoni y'idolari muri Amerika kuri konti yawe. Miliyoni. Mama ni miliyari irenga y'amanyarwanda. Nawe ufata umuntu utunze miliyari irenga y'amanyarwanda kuri konti ye. Uyibonaho. Mufate ko nawe ari komeze muri Amerika. Oya byibuze numvaga ko byibuze wari bumuhe nka magana. Amake? Asoza bibaze birabiga. C'est un retrait. Uriya ni retrait. Uri kubyumva ni umuntu utarize udafite ubundi bwenge ngo ni umustar. Uwagutuma ba star mu Rwanda Gitafu aruta Badrama. Uwagutuma ba star nonaha Badrama wamwibuka. Ntago genda namwibuka. Mu bantu batanu washyira imbere Gitafu arimo. Ibaze ko wazana Gitafu imbere ya Badrama. Nanzovu yaza imbere ya Badrama na Yaka yaza imbere ya Badrama. None wowe nibyo ngibyo uri ku uyu Badrama. Ikintu cyitwa politike kimuvuye mu kanwa. N'ubwa mbere utajya mumubona yiyahura kuri kamera. Nibwo bwa mbere yaravuze ku kintu kijyanye na politike. Naragarutse ndababwira ntuye umugabo yabanje kurya training. Na biriya yavuze n'ubwo yagiye abivanga. Biriya bamutoje nk'amezi 6. Kugira ngo abashe no kubivuga kuriya. Ese ntabwo mwibuka ko Badrama ibintu bye byatangiriye ku maposti. Yego. Hashize amezi menshi. Uko yakoraga training yahitaga posting. Yakora training agapostinga bakamubwira ibyo postingaho. Uri kubyumva? Wumvishe ko muri Kongo yagarutse kuri AFC 23. Ugira ngo hari amakuru abifiteho. Hano mu Rwanda yaje kuri ibi bya Kangondo. Ushaka kumwira ko Badrama agifite ya miliyoni ye ari hano mu Rwanda. Aryoshye kwa kundi. Ko yari ahari ko yakoze ama interview menshi. Ko yivugiye ko yabaye mayibobo guhera ku myaka 9. Yigeze agifite ya miliyoni yegeze agaruka ku baturage ba Kangondo. Abibutsa ate? Ubu none Badrama. Ubu nibwo atekereje ku bantu ba Kangondo. Nyamara uzi ikibazo cye ngo sinzi n'abandi afitanye ibibazo nabo hano mu Rwanda ngo bagiranye ibibazo by'amafaranga. Uranyumvira? Nuvuga ngo Badrama uriya no umuntu ufite depression ye ufite ibibazo by'amafaranga na mukecuru yaramwanze byaranze. Ubumenyi ari gutanga inyuma simbizi. Ariko icyo nshaka kukubwira jewe nta kintu kimurimo. Ya kaye ngo kurika tube duhiniye ahangaha turaza gusubira abantu bacu mujye muri comment. Buretse gatoye. Ejo namubonye Badrama ari kuvuga ngo noneho wallahi ngo ngiye gutangira kujya kuba mu mwobo. Kubera iki? No kubera nyine bira yakoze. Ariko icyo nshaka kukubwira Badrama umuntu uri muri Amerika ibyo yakoze byose yabikoreye muri Amerika, ibyo yavuze byose yabivugiye muri Amerika.
Sam nsobanura ukuntu umuntu uri yongiye atangiye kuza atitira abwira abantu ngo uko bibagaragara ngiye kujya kuba mu mwobo kuri muri Amerika watuje ukimerera neza ninde ukujyanye mu mwobo. So bivuze ngo ubwenge bwe n'umutima we byatangiye kumucira urubanza nimba wenyine ahari azi ko ari safe ariko akaba atangiye kuvuga ngo ngiye kuba mu mwobo nuko nyine abantu bamaze kumugira igicibwa n'iyo ari muri Amerika yatangiye kuba igicibwa. Buriya uzi ukuntu muri Amerika bamuzi ukuntu bamwita muri Amerika ntabwo bamwita Badurama n'ibyo bizina ntabwo babizi. Muri Amerika bo bamwita Sheri wa Marina. Buriya muri Amerika Badurama bamwita Sheri wa Marina. Hari n'umuntu ngewe wanyibwiriye baba muri quartier imwe yarambwiye ati urabona twebwe hano turi muri Amerika turi muri Amerika ngo biriya bimenyetso kuriya mubona Badurama asa ni ibimenyetso by'umusore wicuruza ku bandi basore ngo kuriya mubona ameze asa ni ibimenyetso by'umusore wicuruza ku bandi basore muri Amerika. Kuriya bya hano biriya bya hano kano kahangaha ni ibya hano biriya byose akora nibyo bimenyetso byabo. Rero yari amaze iminsi yararaburije bikomeje kwanga kuko mukecuru nawe yamuteje abantu. Nicyo nakubwira ngayo nguko. Asante sana Samu turabakunda cyane ku Rugendo Online TV na Inside Rwanda TV. Yeah.